udhaifu wangu nategemea Bwana ukae nami. Maisha yangu ni mafupi sana, uzuri wako pia utakwisha. Kuna machozi kufa huku chini, nategemea wewe ukae nami. Maisha yangu ni mafupi sana, uzuri wako pia utakwisha. Kuna machozi kufa huku chini, katika hali zote ukae. Tumuzamura amaboko Yesu. Arakwiriye umwami w'abantu. Haleluya, haleluya. Tumuzamura amaboko Yesu. Haleluya, haleluya. Ahimbazwe Yesu. Ahimbazwe iteka. Unionyeshe msaada wako Baba, nione nuru yako katikisa. Wewe shujaa wa maisha yangu, nategemea Bwana ukae nami. Dutere haleluya. Ndio. Haleluya, haleluya. Ahimbazwe Yesu. Umwami w'abantu. Turabashuje mu mwami Yesu. Amen. Amazina nitwa Bizimana Paul, tuye Nairobi, sengera mu itorero rya Apostles ahitwa Kitengela, abazi Nairobi. Torero uyobowe n'umushumba witwa Mugwaneza Innocent. Tunejejwe no kuba hano. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Turashima Imana iduhaye umwanya n'uburyo bwo kubaha. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Turashimira itorero riduhaye umwanya mwiza wo kwamamaza ibya Yesu. Amen. Abayobozi muri Kristo Yesu turabubashe kandi turabakunda mu mwami Yesu. Mushumba ntabwo nari muzi ariko kandi nzamubona hano kwa mutandao. Nejejwe no kubana nawe cyane nezerewe ubu nyine nyuma kubwawe. Ahabwe icyubahiro. Amen. Nejejwe cyane kubwanyu muri uyu mwanya wa nyuma. Uvuze ibintu bikomeye, urangije utera haleluya, mbona uramije Imana, umutima uranezerewe. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Amen. Imana baheze umugisha mwinshi cyane. Amen. Muri Kristo Yesu. Imana iheze umugisha muyobozi hano, muvandimwe muri Kristo Yesu, waturaritse akadusaba kuzagera hano. Imana baheze umugisha, bagire neza. Reka soreze ku bw'amazina Bizimana uyu wa hano. Duherutse guhurira mu ivugabutumwa Karongi, twagiranye ibihe byiza tazibagirwa. Imana igweze umugisha muri Kristo Yesu. Nejejwe no kubana nawe hano kwitorero. Muvugabutumwa Pasiteri, uganiriye neza. Imana igumugisha. Mukomere Imana amashyi menshi. Rwose. Nejejwe no kubana namwe hano. Nawe sadusura kenshi. Numukozi w'Imana. Usibye kwico abantu benshi bakijaho impaka
kuko ku mbuga abantu bavuga ibyo bashaka byo ko umuntu ari umukozi w'Imana cyangwa umugaragu w'Imana cyangwa umwana w'Imana. Ibyo byakwigishwa mu gihe runaka hari inyigisho, no mu gihe abantu bavuga bakaza bamenya urwego rwazo. Tuzaririmba indirimbo oyu mwana w'intama waneshe. Tuzaririmba indirimbo oyu mwana w'intama waneshe. Tuzazamura ibendera oyu mwana wanesheje. Tuzazamura ibendera oyu mwana w'intama wanesheje. Haleluya. Ahimbazwe Yesu w'i Nazareti. Ahabwe icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Ahabwe icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Umwami w'abantu. Imana bahese umugisha muri Kristo Yesu. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, mu rwandiko rwa mbere ibice ni 10 n'umurongo wa 31. Dufashe gusoma urwandiko rw'ab'Ikorinto ba mbere ibice 10 n'umurongo wa 31. Twongere dusome mu gitabo cya Matayo ibice 6 n'umurongo wa 8 n'uwa 9 n'uwa 10. Nibi naba ngombwa dusome no mu butumwa bwiza bwa Yohana, ariko turaganira umwanya muto. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 21 n'umurongo wa 25. Urwandiko Pawulo yandikiye ibyakozwe n'intumwa nako urwandiko rwa mbere. Urwandiko rwa mbere rw'ab'Ikorinto ibice 10 murongo wa 31. Haravuze ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose muje mubikorera byose guhimbaza Imana. Niryo jambo ry'umunsi. Yego. Muza mukorera byose guhimbaza Imana. Soma ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 6 n'umurongo wa 8. Aravuze ngo nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Aho nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Noko soreza mu butumwa bwiza bwa Yohana 21 murongo wa 25. Ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze byakwandikwa byose. Ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Amen. Mukomere ijambo ry'Imana amashi. Hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze birahari. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nimba turya cyangwa tunywa cyangwa dukora n'ikindi cyose ngo dukorere byose guhimbaza Imana, izina ry'Imana. Pawulo yandikira ab'Ikorinto
Korinto yabahuguye impuguro zitandukanye, abigisha inyigisho zitandukanye. Ubundi urwandiko rwa mbere dusoma tugwita urwa mbere, urwandiko no rwa kabiri. Urwa mbere bararutaye, rwarimo ibintu bitandatu bikomeye by'ingenzi batihanganiye, ariko bimutera gusubira kwandika urwandiko. Atangamo iyi mpuguro ikomeye, arababwira ngo nimba murya cyangwa munywa, ngo mukorere byose guhimbaza izina ry'Imana. Kuko impamvu ni nyinshi zituma abantu bakora. Pawulo yigeze abwira abi Filipi, arababwira ngo bamwe ngo babwirize ibya Yesu Kristo ngo kubera ishari bagize. Hari abakora ibyo abandi bakora ariko badashaka guhimbaza izina ry'Imana, kandi nabo baragerageza bakabikora nk'uko abandi babikora, ariko bitegereje arababwira ngo mwebwe nimba murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi cyose, muza mubikorera byose guhimbaza izina ry'Imana. Yavuze irindi jambo rikomeye cyane kugira ngo babe mu buzima buhora buhimbaza. Yarababwiye ngo ibyerekeye ku mpano z'umwuka ngo sinshaka ko mutabimenya. Impano z'umwuka ko ari 9, hari n'imbuto 9, hari n'impano y'Imana. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, tuzamuye amaboko. Amen. Haleluya. Amen. Arababwira ngo kuzerekeye ku mpano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Mugomba kuba mwitorero mubizi kugira ngo uzo mukora byose mubikorere guhimbaza Imana. Haleluya. Haleluya. Ahimbazwe Yesu Kristo. Amen. Impano z'umwuka ko ari 9 zigabuye mu bice bitatu zo guhimbaza Imana kugira ngo tubeho mu buzima buhimbaza Imana. Igice cya mbere cyo mpano ni impano y'ubwenge, ni impano y'ubumenyi, ni impano yo kurondora. N'umwihariko w'abayobozi. Abayobozi bagomba kuba bafite byibuze imwe muri izo, nubwo zose kubera ko tukiri mu ishuri tukayatwiga, nubwo zose tutazigira, umuyobozi agomba kuba byibuze afite imwe muri zo. Kandi ndashima Imana ko abayobozi bazifite. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Abadafite imwe muri izo titwokwemera ko batuyobora mu itorero ry'Imana ku isi. Twogumuka, twokora mandama n'umugani w'Abanyakenya, two kwigaragambya. Kuko mu bwenge bw'Imana no kumenya ndetse no kurondora imyuka ni inkingi ikomeye cyane mu itorero, ituma abera bose b'Imana bazi imbere y'Imana, bazi icyo gukora, bagahimbaza Imana. Yesu ni umukozi w'umuhanga cyane. Yesu yaje ari umukozi w'umuhanga, yari afite ubwenge, yari afite ubumenyi, yari afite kwerekwa, yari afite kurondora, kandi ngo ntiyakaza abwirwa iby'abantu. Iwe ngo yakaza abirebera mu mitima batarabivuga. Ntabwo Yesu yakaza ategereza ko bamubwira amakuru y'abaturanyi. Tumuheze icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu yaratsinze. Binyibutsa Yesu ava mu ijuru aza ku isi. Mwibuka amateka y'ibyabaye kera Bibiliya ivuga, Satani yaragumutse mu ijuru. Intambara zino zose muzamubona, Satani niwe mwanzirishe. Niwe watanga intambara, kandi ngo abikora bitewe n'ikintu kimwe, ngo no kutemera guhimbaza Imana. Umuntu udahimbaza Imana, Imana izimumanura. Mukorere byose guhimbaza Imana. Satani aragoma, aragumuka, haba intambara rukokoma, habaye intambara iteye ubwoba. Satani ntabwo yapfuye kumanuka gusa, habaye intambara iremereye.
ariko ngo Imana iza kwifashisha ibintu bibiri ngo uzatumye Satani atsindwa amanuka ku isi. Tumuheze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Amen. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Ahimbazwe iteka. Bibiri ivuga ngo Satani ngo tumunesheje ibintu bibiri. Tumunesheje amaraso y'umwami Yesu kandi ngo tukamunesheje ijambo ryo guhamya. Bibiri ivuga ngo Yesu yatambwe kera. Ibyo Imana yakoze byose yabikoze kera itararema ijuru n'isi muri Kristo Yesu. Esaya yaravuze ngo ni umunyamibabaro wamenyereye intimba. Nubwo yaje kwandika muri kiriya gice cya 5 avuga ko umwana yatuvukiye. Ni biki 9:5 yaravuze ngo umwana yatuvukiye ngo duhawe umwana w'umuhungu, ariko yabanje kuvuga andi magambo aremereye ngo ni umunyamibabaro wamenyereye intimba kandi ngo yatambwe kera. Yohani warabivuga aravuga ngo Yesu w'i Nazareti ngo yamubonye ari umusaza wa kera. Abandi bari kwamusuzugura bavuga ko ari umwana uvutse vuba, ngo ba Dawudi na ba Abrahamu bamuruta na ba Mose, ngo batazi ko ari umuremyi w'isi n'ijuru. Yesu w'i Nazareti, Yesu w'i Nazareti. Tumuzamure cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Amen. Ariko yamanutse ava mu ijuru yibye imbaraga, yibye urufunguzo. Satani yibye urufunguzo. Yari kumanuka gutyo. Muratekereza ko yari kumanuka gutyo? Yari hafi n'Imana babana mu biro. Yari kumanuka adafite icyo amanukanye. Yamanukanye imbaraga. Yibye urufunguzo. Aramanuka ageze ku isi. Imana itanga itangazo. Iri tanga ngo kubera imbaraga Satani amanukanye. Yamavuga ngo isi mwibonye ishano. Ngo kubera ko imanukiwe n'umubi. Ariko ngo bitewe n'imbaraga yaramanukanye. Aricyo nashaka kuvugaho. Hari icyo yibagiwe. Yibagiwe ubwenge. Yesu niwe wazanye ubwenge. Akora ibyo yakoze byose abikora mu bwenge kugeza yatse Satani urufunguzo. Ariko bigamije ikintu kimwe, kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Mukomere Imana amashimesha. Inkurira zibaye impamo bambwiye ko wanitangiye, ndanyanyaza sinemera irango wenda byakoze, ariko none menye neza ko wagiye ku musaraba karuvaho kugira ngo mbeho witurike ko ntacyo mfite, mukunzi wanje nzi kunyumva akirishime gushimiye, mukunzi wanje nzi kunyumva akirishime gushimiye, cyakora mwamubaye kure iyumbazi misayitabarika bana we, ariko ntacyo uzagaruka aho uri niwe uvugira, kubera urukundo nkunda mwami, kugira ngo ntazarimbuka, mukunzi wanje nzi kunyumva akirishime gushimiye, mukunzi wanje nzi kunyumva akirishime gushimiye. Tumuzamure cyubahiro Yesu. Haleluya. Ahimbazwe Yesu w'i Nazareti. Ahimbazwe Imana. Umwami Yesu. Umwihariko wawe Yesu we wabaye ukora ibitangaza, upfuye urasukanye wowe wa mbere bana we, faya wiramaginga izabatiza ramesi ibyatsi mukunzi mwiza nzi kunyumva
akira ishimwe gushimire mukunzi wanjye zikunyumva akira ishimwe gushimire. Haleluya! Ahimbazwe Yesu w'Imana. Yesu watsinze Satani. Yesu yaje ari mwarimu. Yesu yaje ari mwarimu wo kwigisha kuramya no guhimbaza. Yaje kwigisha abantu guca bugufi kugira ngo bahe Imana icyubahiro. Abantu bakunze kumwita umuntu mwiza kandi nawe yarazi ko ari mwiza. Yesu yarabizi, ariko ivugo y'ubwenge ntabwo yakaza byemera. Yakaza avuga ngo mwiza n'umwe gusa. Ivugo y'ubwenge umwiza n'umwe. Muri risengesho yigisha bigishwa gusenga ntabwo yavuze ngo bamusenge. Ni mwumva ubwenge bwa Yesu. Tayindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu arakoze. Tayindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga ngo Yesu arakoze. Twongere tumuzamura amaboko Yesu. Haleluya! Yaravuze ngo mwebwe ntimugase nabo. Bande abafarisayo, mwebwe ntimugase nabo. Nimusha gusenga muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe. Umva rino tandukaniro rihari ry'intumwa za Yesu Kristo n'abafarisayo. Abafarisayo bagaragaza gusenga cyane ariko hatagamijwe guhimbaza Imana. Babikora cyane bakabisingingira abantu cyane, bakabikora cyane basereka abantu, ariko mu mitima yabo badaheza Imana icubahiro. Bakaza gutegereza ibitangaza n'ibimenyetso ntibabibone, ariko abigishwa baza basenga biherereye, ariko ngo imitima yabo ifite guhimbaza Imana kandi ibitangaza n'ibimenyetso bigakoreka. Now aravuga ngo ubundi Yesu yigishije abigishwa gusenga bitari muri gahunda ye. Ni impamvu gusa batumye zibaho bituma Yesu atanga isomo atari gutanga. Mbere y'uko izuba rirasa, mbere y'uko inyenyeri zicana, mbere y'uko ukwezi kumurika, Imana ibanza kwita ku bidukwiriye, kandi mbere yo kudusubiza Imana ibanza kutugera, kugira ngo itare z'urugero maze bikatubwira ingaruka. Reka twite tuze gusoza dutange haleluya. Amen. Haleluya. Yesu yahamagaye abigishwa be ashaka kugira ngo bamwigireho, ashaka kugira ngo ubuzima bwe bubu bwabo, ariko bananiwe kumwigiraho batangira kugira n'ibyifuzo byinshi. Muri bya byifuzo byabo baravuga ngo twigishe gusenga. Yesu ngo atangazwa n'ukuntu batarabimenya. Ngo atangazwa n'ukuntu bataramenya uko baza basenga. Arababwira ngo mwebwe ntimugase nabo, nimubareke, ibo mubareke, mwe nimubikora muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru
izina ryawe ryubahwe. Ibintu bibiri by'ingenzi biza bituma izina ry'Imana ryubahwe. Icyambere no kwihana. Tumuzamura amaboko Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwihana kuza kubahisha izina ry'Imana. Kandi iyo abantu bihana nta muntu ukomeye ubaho mu kwihana. Ni igikorwa gicisha buri wese bugufi kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nta kwihagarara kubaho. Abasagiye bigora bamaze kumva ubutumwa bwiza babazaga ibibazo. Yesu n'intumwa bagasubiza ngo ibintu si byinshi nimwihane. Mureka amakuru yanyu menshi. Ntagazwa n'ujya mugabo w'umufarisayo ugitangaza. Yagiye gusenga yamatangira kwivuga ibigwi. Yamavuga ngo ibintu byose urabizi ko arinje wa mbere hano. Tari kuyu wacu umutoza koro uyu turi kumwe hano. Nta gahunda agira hano mu muhana. Yesu ngo aramwitegereza. Asanga guhimbaza Imana ndi mu mutima we. Kwihana ni igikorwa kibanziriza guhimana. Bwana Yesu yuko juu, twamungoja arudi. Twamungoja arudi, twamungoja arudi. Bwana Yesu yuko juu, twamungoja arudi. Twende sote nyumbani kwa Baba. Bwana Yesu yuko juu, twamungoja arudi. Twamungoja arudi. Twamungoja arudi. Bwana Yesu yuko juu, twamungoja arudi. Twende sote. Tumweze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Ahimbazwe ibyo byose. Amen. Icya kabiri kizacyubahisha izina ry'Imana no kwizera. Iyo tugendera mu kwizera ni igikorwa kizacyubahisha izina ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo abubitse ibihugu byose ngo bageze nino. Ni intumwa z'umwami Yesu bubikishije isi kwizera kwabo. Iyo ugeze mu batizera ukugaragaza kwizera wiseye umwami Yesu, izina ry'Imana rizacyubahwa. Ubundi vuga sabizera nta jambo ntibishoboka ribamo. Ibintu byose birashoboka kandi bidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Abera basaba vuga ibintu bishoboka. Mwibuke babatasi 12 abagabo 10 bose bavuza amakuru. Abagore n'abana, abahungu bato n'abakobwa ngo bose iteraniro ryose rirarira. Ngo abagabo bafite kwizera bavuga amagambo. Baravanga ubusobanuro abagabo bavuze. Titubivuga cyane kuko babivuze. Timwabyumvise. Reka tubabwire ijambo. Imana nimbe twishimiye. Kirage ngo tuzakigeramo. Kandi ngo tuzabajya nk'imitsi. Gusa ngo ndimukagomera Imana. Tumweze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Haleluya. Kwizera ni igikorwa cyo guhesha Imana icyubahiro. Mukorere zose kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Ijambo rya kabiri yababwiye ngo nimusenga muvuga ngo ubwami bwawe buze. Hari ibintu bine by'ingenzi bigomba gutuma ubwami bumanuka. Reka ari byo dusorezaho. Tumeshe cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Ahimbazwe Yesu ibihe byose. Amen. Ahabwe cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ijambo rya mbere ubwami
bw'Imana iyo buje cyangwa se mu ntego z'itorero no kuba mu mwanya wo gusabana n'Imana mu kuramya no guhimbaza, ubwami bw'Imana bugomba kuza. Abera bizera bagomba gukorera mu bwami bw'Imana, ntibagomba kujaka inyuma y'ubwami. Ubwami bw'Imana bugomba kumanuka. Gukora iki? Nibyo bintu bine by'ingenzi ngiye kubabwira biza bituma ubwami bw'Imana bumanuka. Icyambere buzabuza kubohora baboshwe. Abantu baboshwe nibabohoke. Hari abantu babasinzira, nta mfane twobataho kubera ko tutazi oya umunaniro mufite, tituzi umunaniro mufite, ariko nimwihangane. Haleluya, tumuzamura amaboko Yesu. Haleluya. Ubwami bw'Imana buza kubohora ababoshe. Yesu yarabivuze, aravuga ngo umwuka w'Imana, umwuka w'Uwiteka uri kuri nje, wasigiye amavuta kubohora imbohe. Ubwami bwose iyo bwimye, ikintu baza bakora mu gihugu cya mbere, ariko kino gihugu barabizi cyane, iki gihugu barabizi cyane, ikiza gikorwa nta bindi bikorwa barakora, bafande bataragira ibindi bakora, bazabanza bakabohora imbohe zabuhewe muri cya gihugu, bakabona kuza gukora kandi kazi inyuma. Ubwami bw'Imana iyo bumanutse buza bubohora imbohe. Ntawokora mu bwami aboshwa ari imbohe, ntibikunda. Ubwami bw'Imana buza kubohora. Nibyo Yesu yari kubabwira, muza musenga mu manura ubwami bubohora abantu baboshwa. Nari mbohe, Yesu aransanga arambohora. Nari ndushye, Yesu aransanga arambohora. Haleluya, haleluya. Amen. Bohoka mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Istakabiri ubwami bw'Imana buza bukora, ndio buza buheza akazi ababohowe. Paulo abibwira Timoteyo, aramubwira ngo ndashimira umwami, ndashimira umwami Yesu ngo watekereje, wambashishije, ngo akantekereza, ngo akabona duwo kwizegwa, ngo akangabira umurimo. Imana yagabiye Paulo umurimo imaze kumubohora. Yatanze ubuhamya, aravuga ngo kera ngo nari umutukanyi, ngo ndetse n'itorero hari ibyo nagiye ndenganya, hari n'ibyo nagiye nkora bitabereye, ariko ngo ndashima umwami Yesu wambashishije akanyizera akangabira umurimo. Uwabohowe azahabwa icyo gukora. Nta muntu mu nzu y'Imana wabohotse utagira umurimo akora. Tureke bijya muza mwitwaza benshi ngo bakuburiye umwanya, reka kaba hari ibindi ukeneye, wabuze umwanya wo gukora. Umuntu wakijijwe wizeye Yesu udafite akazi ko gukora hano, simve hano tutavuganye ntamuhaye akazi, ndakabaha karahari. Urupfu nari gupfa ari uwarumfiriye, umwami wacu Yesu ahimbazwe iteka. Nyamara twebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Urupfu nari gupfa ari uwarumfiriye, umwami wacu Yesu nahimbazwe iteka. Aratwebweho twatekereje yuko yakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri
kandi imibyimba ye niyo yadukirisha, ijya mibabaro ye niyo yadukirishije, ujya musaraba we niwo yadukirishije. None turabana b'Imana muze tumushime, n'umwami w'abami muze tumurate. Tumuzamure icyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Ahimbaze Yesu w'i Nazareti. Icya gatatu ubwami buza bukora, ndiyo buza butanga indirimbo. Nta gihugu kitagira indirimbo, kandi indirimbo y'igihugu ni ukwishima, intsinzi. Mbese ni nk'umusonga, ni nk'ikintu cyo guharasinga, ni nk'ikintu cyo gutoneka abatari biteguye ko ibintu bizakunda. Ni nk'indirimbo yo gushomboroza, yo gukina, yo kwishima hejuru. Paulo abwira ab'Efeso, arababwira ngo ntimugasinde inzoga ngo zibamwe ubukubagaye, ngo mwuzure umwuka, ngo muririmbe zaburi. Ubwami buza butanga kuririmba zaburi. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Nimwitegure mumese ibishura mu maraso y'umwana w'intama. Tumaze cyubahiro Yesu w'i Nazareti watsinze. Ahimbazwe ibyazo. Ubwami buza butanga indirimbo. Bibiliya isivuga ngo hazaririmwe indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama w'Imana. Mu iteraniro ry'abera haba zaburi zibiri gusa. Tureke zijya benshi bazasoma bagiye gushima, yarakoroganye n'umuntu baratonganye, afite icyo amushakaho, agasaba umwanya wo gushima, agasoma Bibiliya ikamisa nkaho neza gukimuteye. Sijya si zaburi zo ku cyumweru. Reka nishaka nsoreze kuri iryo jambo. Iyi zaburi yose Dawudi yanditse n'abandi bahimbyi ba zaburi. Zaburi yanditswe n'abantu batandukanye. Dawudi gusa niwe wanditse nishi, ariko aza kuba directeur wazo. Bibiliya nini z'icyongereza zivuga ngo ni directeur w'umuziki. Yagiraga abakonditeri 10 yakaza kontorora, bakazatanga raporo kwa Dawudi buri gihe. Imana yari muhaye zaburi. Ariko iyi zaburi yose si yo gusomwa hano ku cyumweru, tukanabyitiranye. Hari zaburi zazisomerwa mu rugo, hakaba izindi zisomerwa ku misozi, izindi mu matayo, izindi ku makurusede, mwagaze ibiterane byo hanze. Ariko hano mu nzu y'Imana, hano mu itorero hari zaburi zaho. Izo zaburi ni zibiri, tukazaniye gatatu. Iya gatatu turayazi, nkaba uzayisome ntari muno. Ariko mbari sinokwemerera. Nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse yo kuvuga Bibiliya isivuga ngo ni indirimbo y'ubwenge, ngo ni indirimbo nsha. Indirimbo nsha n'indirimbo y'ubwenge nizo zigomba kuririmba mu iteraniro ry'abera. Nubwo abahimbyi bafite indirimbo nyinshi bari mu guhimba, kandi ni byiza. Urashobora gukorogana n'umuntu cyangwa ibyagenza ukundi kubera ko uri umuhimbyi, wohimba indirimbo ariko ukaziririmbira ku musozi, kuko iririmbiye hano ikanisa abantu borwana. Zaburi nsha ni zaburi yo guhimbaza Imana, niyo kuvuga ko Imana ikomeye, niyo gushima Imana kuzo yakoze. Yatanze Yesu yatanze ubuhamya, aravuga ngo igituma data nkunda ngo nuko ndi mwenyewe. Yesu ni mwenyewe, ngo azatanga ubugingo ku bushake bwe, ngo agasubira akabwisubiza. Yesu ndi yafashwe, Imana ndi yatanze Yesu ku mbaraga. Ni igitekerezo abagabo batatu baganiriye, Imana n'umwuka na Yesu. Muzamutekereza ko Imana yavutse mbere ya Yesu? Abagabo batatu gusa batanze igitekerezo cy'ukuntu abantu bashobora kubaho. Yesu kubera ko ari umwana, aravuga ngo kano kazi n'umwana wo gakora. Araza Yesu w'i Nazareti. Tumweze cyubahiro Yesu w'i Nazareti. Haleluya, haleluya, ahimbazwe Yesu. Amen. Iyo zaburi niyo gushima icyo Imana yakoze. Imana yatanze Yesu. Zaburi y'ubwenge
ngo niyo kumenya ko twababariwe. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Hahirwa umuntu wabariye ibyaha n'ibicumuro bye. Imana ibaheze umugisha muri Kristo Yesu. Ibyo mukora byose ntimubikorere indi mpamvu, mubikore kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nimwakire ijambo ry'Imana. dukomere Imana amashyi menshi cyane. Urakoze cyane mukozi w'Imana, urakoze. Imana ishimwe ko turi ijambo ry'Imana. Ntibatugaburiye batubwiye amagambo akomeye y'ubwenge kandi yuzuye umwuka w'Imana. Imana ibaduhera umugisha. Dushobora kongera Imana amashyi kubw'ijambo